umugoroba mwiza nshuti bakunze b'ikiganiro iwacu mu muryango turabasuhuza tubararikira gukomeza kunogerwa na gahunda za TV10 aho mutureba rero tukaba tugeze mu kiganiro iwacu mu muryango. Ikiganiro iwacu mu muryango cy'uyu munsi rero tukaba turi n'abatumirwa ariko tukaba dufite n'icyo tugiye kuganiraho. Tukaba tugiye kuganira n'ubundi ntituva iwacu mu muryango. Mu iwacu mu muryango rero muti turahavuga iki kuri uyu munsi? Iwacu mu muryango duhora tubabwira ntituzanatezuka ko ari naho iwacu dushobora gupfira, ni naho dushobora gukirira. Bityo rero iwacu mu muryango hakaba ari ahantu hakomeye cyane kugira ngo turere isi y'uyu munsi ndetse n'isi izaza. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba ku byerekeranye n'imibereho y'umuryango. Birumvikana imibereho y'umuryango ariko noneho tugasesera neza tukareba bya bindi bishobora gutandukanya umuryango, bya bindi bishobora gutuma umuryango utishima. Aho ngaho ni imibanire y'abashakanye uko ari babiri ishobora no kugenda ikagera no kubana ikaba yagira ibyihakora bitari byiza. Aho ngaho rero reka ne gukomeza gukikira no kugenda uko nishakiye, reka ndase ku ngingo kuko uyu munsi turaganira ku byerekeranye n'indwara cyangwa se imyifatire ishobora gutuma abagize umuryango badashyikirana neza. Aha ndavuga umugabo aho ashobora kuba iruhande rw'umugore akamara iminsi, icyumweru kigacaho, ukwezi kugacaho, ntacyo yibwira nk'uko abanyarwanda mukunze kubivuga, adahindukira ku buriri. Hakabaho kandi n'ikishobora kubaho umugore ntiyite ku mugabo we, ukagira ngo umugore neza byararangiye ntacyo akibwira. Umugabo yajya kumukoraho agataraka akajya mu buriri n'ikoboyi cyangwa se n'ikabutura ikomeye cyangwa se n'ipantaro kugira ngo umugabo ye kumwegera, ariko nanone atari bubiteye biterwa n'impamvu zinyuranye, cyane cyane umuntu yakwita uburwayi. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu kiganiro iwacu mu muryango cy'uyu munsi. Tukaba twatumiye inzobere muri byo, dufite abaganga ariko usibye no kuba abaganga bakaba n'inzobere mu byerekeranye n'imiremekere ya muntu, ubuzima bwa muntu, ndetse yewe hirya y'ibyo hakabaho n'ibyerekeranye n'iby'imyororokere, ubwo ndavuga n'imibonano mpuzabitsina n'ibindi muri rusange. Honorine uraho? Muraho neza Shami. Ni amahoro. Ni amahoro. Twageze iwacu mu muryango rero kandi urumva ko tugezeyo neza. Hanyuma igihe kikabaho rero umudamu nkawe agasesera mu buriri yambaye ikoboyi neza cyane, ahubwo washyizeho na sentire. Yagezemo na sentire. Cyangwa se igihe kikabaho umugabo nkanjye akinjira mu buriri, uko yinjiyemo akaba ariko avamo. Icyumweru guhindukirira umugore reka da. Icyumweru kikabaho, ibyumweru bibiri, ibyumweru bitatu, ukwezi kugashira, umwaka, imanza zigatangira. Iwacu mu muryango bikaba ibindi kandi atari by'Imana yateganije, atari ko byateganije. Reka twakire rero abatumirwa bacu hanyuma batangire kutuganirira. Reka mpere kuri uyu twegeranye. Murakoze cyane. Ngiye nitwa Havugarurema Constantin, ndi umuganga mu kigo Isoko Life Center. Nanjye nitwanyira Habineza Jane, ndi umuganga kandi nkaba ndi n'umuvuzi gakondo, ariko nkaba ndi n'umumama wubatse, ndi umugore ukuze w'abana 4 umugabo. Ni byiza rero bibaye impande ebyiri zikomeye kuba umuntu ari umuganga. Iki ngiki twari twaragihize kera twaranakibuze, aho umuntu aba muganga ariko agatera n'intambwe akavuga ati n'iby'iwacu nabyo biraho, akaba n'umuvuzi gakondo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni muganga mu buryo bwa ruzungu, mu buryo bwo kwiga, ariko noneho akaba na muganga mu buvuzi gakondo. Madamu Jane, ibyo bisobanuye iki kuba umuganga mu buvuzi rusange bwa kizungu bwo kwiga, umuntu akajya mu ishuri akiga, hanyuma uza kubona bidahagije uba n'umuvuzi gakondo? Kuki wabigenje utyo? Impamvu nabikunze, nakuriye mu muryango uciriritse, ariko nari mfite nyogokuru ubyara papa yari umudventiste, akaba yarakundaga kuvurisha ibimera.
bagakunda kubihinga ku rugo, imiravumba, ibihondohondo, imitarishonga, imyicanzoka, imivumburankwavu, mbese ibyo bintu byose bicunshu nkabireba bakabidutuma nk'abana ariko guhamura noneho akaba abaturage mu gitondo bakaza mu gitondo baje kuvuza abana, abandi baje kwivuza ati nyamara ndihagarika nkababara, abandi bati mfite ikibazo cy'urundishima, abandi bati mfite ikibazo cy'umugongo, ugasanga baradutuma imitagara. Ibyo bintu nakomeje kubireba ndavuga ntariko uko abintuma ninjye bari mukuru mu rugo, nkuze banyohereza kwa nyogokuru kubana na nyogokuru wabyaraga papa, agakunda kuntuma, nza kubikunda. Yari umuntu bakunda, yari umuntu waburaga n'uburyo yabavura, mbere yuko abavura akabasengera mbireba nyogokuru byara papa. Noneho nkabireba na marume bakantuma nayo, ariko agakunda kuntuma kuko nari umukobwa, yari yarabyaye abahungu cyane. Nkareba iyo miti akayitera ku rugo, akavuga ati ibi bivura ubutembwe, nge ndumuganza. Numuganza bivanze n'umunyandorwa byose. Ni mu ndorwa. Nkabireba ubutembwe n'ahantu hashyuha bakundaga kugira ubutembwe, ibintu bimeze nka manjine, ariko akabivurisha ibyo bishaka. Biza kumviramo kwigwa. Abatabyumva ibishaka ni ibisambu. Ibiti by'ibisambu. Noneho rero ubwo nza gutangira kwiga primaire, ndiga secondaire, kurikirana isomo rya infirmieri, nize hano kuri APAD. Secondaire, primaire nayize mu cyaro, Ntunga na Mabare na Rubona, hose ndahazi. Ariko nkakunda ubuzima, nkakunda kugira imbabazi, nkakunda kumva navura umuntu agakira, ariko aho nshakiye temoignage abantu barazizi ku ma YouTube, ma Facebook, ibiganiro ngira mu tugari no mu mirenge, nkunda kuganiriza abantu bashatse. Naje gushaka napfu ababyeyi bamaze gupfa, n'ubuhambiye muri story, ntabwo ikiganiro nabamarira iminota. Nta kibazo. Nza kuba imfubyi, nza nshaka ntazi ibyo ngiye muko bimeze, ariko ngiye nkabana n'umugabo ari nk'ibintu bisanzwe. Aje kumva abantu bakuru baganira bavuga ku bintu bijyanye n'ikambere, niko mpita ndazimiza abana baba bakicaye. Nuko numva baganira uburyo imibonano imera, n'uburyo iryoha, n'uburyo iteguwe, abantu umwe akunda undi. Njyewe namukundaga nk'ibintu bisanzwe, ku buryo navaga mu mwenda nkawambara, abantu bamwe bazi ko ari mushiki wanjye, ndi musaza we, ndi mushiki we nawe ari musaza wanjye, ariko aho naziye kubimenya nibwo numvise ntabyihererana. Aje waziye kubimenya mbyumvise babiganira, turataha dukora teori umunsi wa mbere wa kabiri, aho nyine iryo zingiro ryo kwigunga by'ubuzima busanzwe, nkuko nabonaga ari nkuko n'ubundi navuye iwacu niko nabonaga bimeze. Nibyo byanabaho nkumva ko nukurangiza umuhango nk'inshingano zanjye nk'umugore, ariko naje gusanga atari ko bimeze. Aje kumva, mbese waje kumva ibintu byiza, numva ndamukunze, numva atakora wenyine, numva mbese nkumva ibyo atekereza nabimenya, nkumva nabaho ari cyane, yaba yatinze gutaha nkumva nkamubaza. Numva impinduka mu buzima, numva impinduka mu rugo, ndafunguka ntangira gutekereza, ntangira kureba abakize. Ntaguciye mu ijambo, izo mpinduka zaje zite? Impinduka, iki kiganiro ni ku manywa, ni ibintu bidasanzwe. Inkunda kukiganiriza abadamu mu masaha cyangwa se mu masaha y'ijoro, ndabibasaba muzabifashemo tubiganire nijoro. Yego tuzabigufasha. Abana baryamye. Noneho nijoro. Noneho reka tugume muri uyu murongo, ariko ibyo ari byose na nijoro wa mugani kuri radio disi, iki kiganiro turakigira, hari igihe tuzakiganira mu buryo bwimbitse ko ku kiganiro cy'abakuru. Ariko noneho reka birashoboka ko twinjiye tuvuga ko ibi bintu iyo bibaye nabi iwacu mu muryango umera nabi, ni ukuvuga ko uri umuhamya nawe urahamanya natwe ko ibi bintu bitagenze neza iwacu mu muryango haboneka akaduruvayo. Kuri byo no kuri turemeranye 100%. Ubundi abashakanye, ubundi izingiro ry'urugo, izingiro ry'umuryango, izingiro ry'abashakanye ni ku buriri.
ku buriri iyo byasobanutse reka mbivuge gutyo, iyo urabona amakipe y'umupira iyo akina haba hagaragara uri butsinde n'uri butsindwe, cyangwa bikunde uko bakina ariko haza kuzamo akantu kamwe, umwe akacika abandi agatsinda. Nyakunda gutanga urugero ku kibuga cy'umupira, abakinnyi iyo baje kureba bareba abakinnyi, abafana iyo baje kureba bareba abakinnyi, bakareba urubuga rw'amahina, bakanareba umusifuzi. Noneho uko bakina bakagenda bacagura amakipe yombi uko ari abiri, bakareba abazi gukina, nyamara bakibwira ngo haratsinda umuremure w'ibigango, wajya kubona ukabona nk'urugero nka Messi aritambitse rwose, akagenda atinjiye no mu rushunduramo imbere agakubita ku ruhande, abumva barumva bakuze. Hari uburyo nabonye impinduka nace mu byo muvuga. Kurya ntuhage birababaje, wagaburiwe ibyo kurya bihari, cyangwa se ukabona ibyo kurya ukabura peti zo kubirya. Ibyo ni ibintu nzabaganirizaho neza nk'umuhamya wabibonye wanabikoze. Njya nkunda kuvuga ibintu numvise uburyohe bwabyo, uburyohe bw'imibonano myiza iteguye, uburyohe bw'abashakanye mu buriri, ni ibintu navuga 100% mpagaze ku maguru yombi. Urafunguka mu bitekerezo, murakundana, mujya inama, mubwizanya ukuri, wakoze ikosa agasaba undi mbabazi, ni ibintu bita byizana. Ariko ibyo bintu bitagenda neza mwabona mu ndi rubanda. Shami hano negeranye na Dr Constantin, nagira ngo nawe atubwire ubuvuzi bwe, mu buvuzi bwanyu bumeze bute hariya mu kigo wanyu? Mu buvuzi bwacu twifashisha cyane cyane iyo tuvura izi ndwara z'imyororokere, izi ndwara zisenya ingo cyane cyane. Yego nibyo, unabivuzeho neza. Yaravuze ati kutagira ibyo bintu ni bibi, hari icyo byangiza iwacu mu muryango. Ariko noneho twabonye ko hari impamvu nyinshi zituma ubwo buryohe butabaho, nubwo abantu baba babushaka. Hari imibereho y'umuntu uko abayeho, hari imihindagurikire y'umubiri, hari n'izo ndwara wari utangiye kuvuga. Turagira ngo wa mugani yatubwiye ko icyo kiganiro cy'abakuze ari cyiza, ariko hari igihe kitabaho, ni nako twatangiye tuvuga mu kiganiro. Izo mpamvu singiye kuzita indwara gusa, wenda hari n'izindi. Izo mpamvu zituma icyo kiganiro cy'abakuze kidatungana mu muryango n'izihe? Impamvu zo ni nyinshi, uko muzivura uko byaza kuzanya cyane. Impamvu ni nyinshi cyane cyane zikunze kugaragara zituma kira gikorwa cyo kubaka urugo kitagenda neza. Akenshi na kenshi hari impamvu z'umunaniro ukabije, umubiri ukananirwa cyane, ubwonko nabwo bukananirwa. Icyo gihe rwose ufite icyo kibazo ntago bishoboka ko wakegera umugore wawe neza, cyangwa se nawe ngakwegere neza. Ni hahandi umwegera ugasanga uracikirije, urangije vuba, ugasanga ntago bigenda neza. Ariho hahandi usanga umudamu cyangwa se umugabo bumwe arivumbura, ugasanga ntago bakirebana neza, ugasanga urashaka kuvuga ko hazamo n'imishiha cyane. Buriya sinzi abaduteza amatwi ndetse n'abadukurikiye muri aka kanya, ni ibintu abenshi bazi, abubatse barabizi. Burya igihe cyose habayeho kudakora kiriya gikorwa neza, nta mubano mwiza, ntago bishoboka. None kandi hari izindi mpamvu. Hari impamvu y'indwara ziri chronique. Urugero, hari indwara nka diabete. Buriya indwara nka diabete igaragaza ko ari ugutakara kwiyongera kw'isukari nyinshi mu mubiri w'umuntu. Igihe cyose isukari yiyongereye mu mubiri w'umuntu habaho gucika intege, kuko akenshi ibisohoka mu nkari, uko isohoka mu nkari hakabaho kwangirika k'udutsi duto dufashe ku gitsina tujyana amaraso mu gitsina. Aho ngaho rero iyo bigenze gutyo, ni hahandi usanga wegera umugore wawe ujya gukora imibonano mpuzabitsina ugasanga ntago bikunze, ukaryama, igitsina ntago gishobora guhagarara. Hanga rero hari na diabete ngira ngo ziterwa n'isukari irimo hasi, nayo niko bigenza, nayo irakona. Reka tubivuge mu izina ryayo, irakona. Noneho hari iyo watakaje imbaraga, iyo mbese utakibasha kuringaniza
iyo sukari ikwiriye kuba mu mubiri kubaranse ucika intege ukabura ibyishimo mu mubiri ukagira inkovu zitazanye ibisebe mbese muri make abenshi 67% ntabwo bigenda neza yaba ku mugabo cyangwa se ku mugore ubwo yavugaga diabete. Nanone rero hari buriya nari mvuze kwiyongera kw'isukari nyinshi mu mubiri ariko hari no kugabanuka kw'isukari igagabanuka ku kigero cyo hasi ugasanga umubiri nta mbaraga ugira. Icyo gihe iyo umubiri wabuze isukari nta mbaraga umuntu agira, usanga ari hahandi buri gihe cyose usanga acitse intege, ugasanga arareba, wamubona areba ukabona ararebana umunaniro, wamubona agenda ukabona umuyaga usa nawe ugiye kumutwara. Ni ukuvuga ngo isukari iba yaragabanyutse, nayo ni diyabete. Gase ushobora kumwibeshya ngo arareba icyoroshye aranabishaka cyane. yarakubajije izo mpamvu zose. Diyabete ni indwara igaragara, uretse ko no gupimwa irapimwa mu laboratoire ikagaragara, ariko turashaka za mpamvu zihishe hahandi ushobora no kureba umuntu ukagira ngo nta kibazo afite kandi agifite. Ubwo burwayi bwihishe butuma iwacu mu muryango, madamu yavuze harya ngo ni mu ikambere hadatungana, nimukomeze muzimare yo kugira ngo indi mpamvu buri hari ukuntu umuntu aba yarakoze masturbation cyangwa se kwikinisha igihe kirekire. Iyo umuntu yakoze kiriya gikorwa cyo kwikinisha, kuko abantu benshi baragikora bakagikora nk'aha ari uburyo bwo kwishimisha, cyane cyane abantu baba bakiri abasore, abantu baba bakiri inkumi, n'abamama ndetse n'abapapa baragikora. Ni ukuvuga ngo igihe cyose umuntu akoze kiriya gikorwa cyo kwikinisha habaho kwangirika kw'imisemburo. Iyo misemburo igihe yangiritse ni hahandi ujya gukora imibonano mpuzabitsina ukarangiza vuba, kuko ubwonko bukoresha imbaraga nyinshi cyane mu gihe uba uri gutekereza kwikinisha ndetse n'igihe uri kubikora. Hango rero iyo nayo ni impamvu yihariye cyangwa se impamvu igaragaza cyane cyane kugira kiriya kibazo cyo kurangiza vuba cyangwa se cyo kutagira ubushake mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina. Impamvu ni nyinshi cyane. Hari twababwiye kuri stress, twababwiye kuri diabete, twababwiye nanone hari indi nzoka bita amibe, abantu benshi ntabwo bayisobanukiwe. Ngiye kubabazaho wavuganira mutubwire ukuntu amibe ikona. Ngiye umuntu yigeze kubwira ati amibe ati cyamibe cyarankornye. Ibyo babyagenze. Amibe ukuntu uraza kubitubwiraho naho. Amibe ukuntu ikona umuntu, buriya amibe ni inzoka mbi cyane, ishobora kugera mu bice bitandukanye by'umubiri w'umuntu, aho ishobora kujya mu bwonko, aho ishobora kujya mu zindi nyama zigize umubiri, mu ngingo ndetse n'ingirangingo z'umubiri w'umuntu, aho irekura imisemburo myinshi, amaside menshi atandukanye, akagenda akangiriza ingingo ndetse n'ingirangingo z'umubiri w'umuntu. Ahangaha rero amibe, ubushakashatsi bwagaragaje ko amibe ishobora kwinjira muri kwangiriza prostate ariko yayigiyemo kuyijyamo, kuko prostate ni akanyama gato kaba iruhande, ni akanyama gato kaba mu myanya ndangagitsina, ariko ako ngako gashinzwe kurekura amatembabuzi. Ni ukuvuga ngo ayo matembabuzi igihe cyose amibe yahageze yo irayakoresha, irayanywa. Muri uko kuyanywa n'ahandi usanga umugabo nta mbaraga akigira mu gutera akabariro, ugasanga nta bushake akigira. Ahangaha rero amibe buriya nayo iri mu ndwara ziza ku isonga cyangwa se mu nzoka zituma umugabo adashobora gutera akabariro neza. Constante, ahangaha hari ikintu nashaka kubaza madamu Jeanne. Constante amaze kutubwira ibituma umugabo atabona ubushake cyangwa atakifuza kuba yajyana imibonano mpuzabitsina n'umudamu we. Nagira ngo mbabaze madamu Jeanne, ihohoterwa ku mugore mu rugo rishobora gutuma yumva atagikeneye kuba yajyana imibonano mpuzabitsina n'umugabo we? Ihohoterwa ku mugore, buriya mu kamere y'umugore w'umunyarwanda dushaka tuzi ko tugiye gushaka kubaka urugo tukabyara tukoroka nk'umusenyi wo ku nyanja.
ariko iyo urebye akenshi abantu benshi barahohoterwa kuko hari nkanjye nabikoze ntazi ibyo ari byo ariko imibonano mpuzabitsina ariko nkumva ni ibintu bisanzwe yewe nkanabikora ngira ngo nkanabona ko nari umukristo nsenga ibi bintu uyu muntu afite abadayimoni ejo byarabaye arongeye usiba ibintu ni muzima bizaba buri munsi ibyo bintu nkagira isoni zo gutanga ibyifuzo ngo babisengere ariko wumvaga babisengera ngo bihagarare nkabona ko ari umwuka mubi w'ubuhehezi nkumva nkanabisengera nkanasaba Imana uyu muntu buri munsi se ikibazo cyafite ariko naje gusanga abantu benshi dutanga ibyifuzo bidakwiriye aho twe tugomba gukemura mu ngo zacu tukanahohoterwa tubyita ngo ni ihohoterwa ahubwo twirengagije inshingano zatuzanye ntitubashe no kugira abakuru ngo baduhane ngo tubegere bucece tubabwire abanyamatorero barabyumva noneho ukavuga se ubu muri make umugabo ukabona arakubwira we kubera ko utazi burya iyo umuntu agiye kukugaburira inyama amagangiro yarekura amatembabuzi y'inyama ukumva ubwonyoryoherere bw'inyama buraza iyo agiye kukugaburira indimu haza amatembabuzi y'ubwunyunyu uburyo hari n'ujya kuvuga hakarasa utuntu tw'utuzi tumeze nk'indimu noneho na raporo sexuelle iyo igiye kubaho habanza kugaragaza ibimenyetso bigaragaza uburyohe bw'ibyo bintu n'uburyo byateguwe mu kubashakanye bombi noneho ikibazo ahubwo ni uko bamwe bagira abikenera ntamenye ko n'undi nawe agomba kureba ko ubwo bushake bugomba guturuka ku mpande zombi umwe akirwanaho n'undi akirwanaho nyamara akipfaho rwose urakoze cyane iyo umwe yipfuyeho n'undi akipfaho ntaho muhurira biriya bintu ku bantu nagira inama nk'abatarabibona nabasaba kujya baganira cyane kuganira ukuri no kwizerana ibyo bintu bishobora kuzatuma tuzabiganiraho rwose mu masaha nyayo hari n'abantu batazi kubikora ari abagabo akibwira ati ni umugabo ari ukubona agenda atyo gusa nta kirimo mu ipantaro kumubona gutyo nyamara kirimo atazi kugikoresha n'abadamu ugasanga nuko bimeze akaba azi ko ari ukuryama inshingano zari kwiryamira nyamara bombi barabikenera kandi bakaryoherwa aha rero nagira ngo Dr Constantin amaze kutubwira ukuntu amaze kutubwira ibituma umugabo atagira ubushake nyuma y'igihe runaka mu buriri nagira ngo utubwire ku badamu nko bimeze bite niki gishobora gutuma umugore atagira ubushake umugabo reka nkomozeho naho nkomeze umugabo ashobora kugira ubushake buke bitewe n'umudamu utamukenera kugira ngo amukurure ibyo nabyo biri mu kintu gishobora gutuma umugabo acika intege kuko atabona ikimushitura utashye ukaza nkaguha amazi ugakaraba nkakubaza aho wiriwe nkamenya ko ugomba kuruhuka nkakubwira amagambo meza asekeje ukamubaza aho wiriwe bitari ukumuneka iyo arimo kumuneka cyangwa se gufuha nabyo bitangira kusinziriza ya misemburo igomba gukenera ibyo bintu urwo rukundo ruri hagati yanyu rwicuza ya myakura y'imisemburo ikeneye gukorwa kiriya gikorwa hari indwara twavuze kuri diabete asima imitsi amibe ni imwe mu bintu bishobora gutuma umubiri ucika imbaraga ibyo ni rusange kuri aba ibyo ni rusange ibintu bishobora gusenya urugo ikintu cya mbere gikomeye cyane ni ukutizerana gufuha kw'indengakamere biri mu bintu bishobora gusenya urugo mu gihe gito cyane uko nshobora gufuha utanabikoraga nkagutera kujya kubikora ukavuga uti n'ubundi nabikoraga reka ngendereye n'ubundi barankeka icyo ni cya mbere. Icya kabiri kutabwizanya ukuri kumbwira ngo uri Kimironko uri Remera cyangwa se uri Kimisagara nakata tugakubitana cyangwa se akagira bambwiye bati madamu wawe ndamubonye cyangwa se umutware wawe ndamubonye icyo nta kuri. Turagera mu bijyanye no ukuri kwizerana iyo ni imibereho ya muntu. Rero ikindi kintu gishobora gutesha abantu umutwe kugeza uyu munsi mpura nacyo ni amatelefoni. Abantu bashakanye ugasanga niba hano hari rezo baguhamagara ukayirya urwara kuko uratinya kwitaba. Byari imbuga haguruka ukajya kwitabira hari ugasohoka. Byakwanga
ukayirya urwara mpaka amazina amwe namwe ay'abagabo bakayita ay'abagore ay'abagore bakayita ay'abagabo wanataha burya hari amagambo ubundi buriya abantu dukomeza ubuzima ngiye kubaka ntabwo byamvunnye cyane usibye icyo kibazo ntari nzi izingiro ryabyo ariko aho nkivumburiye kugira ibanga hari abavuze baturiya mugore yataye umuco abandi batari ariko yarasaze ariko numvise umunezero ufite nkumva nawusangiza abandi kuko uwo munyarwanda mwiza urugo rwiza rufite abana rufite umugore rurimo umugabo nuko bakora ibikwiriye mu buriri bikagera mu bana bikagera mu baturanyi bikagera mu gihugu bikabona kujya mu rusengero ukavuga uti Imana narakoze yego kuko ibyo bintu ikambere bitagenze neza nyaboneka ntacyo Madame Jane uti ikambere hatagenze neza nta kiba kiriho ariko nanone turareba ya mimerere imyifatire y'abagize umuryango ariko hakabamo n'izindi ndwara nazo izo mwavuze za amibe n'ibiki byose bishobora gukona turabivuga rwatu gukona umwe mu bagize umuryango bigatuma yakambere koko idashoboka ariko noneho reka tugere ku byerekeranye wenda n'abagore hari ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore bacika intege mu mibonano mpuzabitsina hakiri kare kuruta abagabo Madame Jane ariko nawe uraza kubisobanura kubitubwiraho gatoya niba ari icyo ubiziho Madame Jane biterwa n'iki umugore ashobora gucika intege kubera kubyara abana benshi oya ndabwemera ndabwemera rwose ahubwo uri nararibonye ubwo nararikoze umugore ashobora gusazira imburagihe kubera imibereho mibi imirire mibi imibereho mibi hanze hano hari ubuzima bugoye hakaba n'imyumvire y'abantu bo ubwabo ibagora bakabigira mekanike byakagombye kuba hydraulique ushatse kuvuga iki dusobanurire dushobora kukubwira tuti ibyo ari byo byose wa mudamu we urabona ko dufite ubukene kandi mu bukene dufite ihangane b'imyaka twejeje turebe ko tuzabonamo amafaranga y'ishuri ry'abana wowe utoya ndashaka igitenge cyiza gisa n'icyaemi uriya mugore eme uwo mugabo bamwitaho nta ndusha umugabo ariko kuki ngewe udashaka komera nkawe kandi ubushobozi bwanyu ntibuhwanye ibyo ni ibintu byo kuba ufite ikibazo mu mutwe kutabanza ngo urebe neza icyerekezo urimo urebe naho uva naho ujya ibyo bintu bishobora gusenya urugo kubangamira sosiyete urugo rwayo ikindi cya kabiri gishobora gusenya urugo ku bagore no kubyara abana benshi kambere ntikundi iyo wabyaye abana benshi nta mwanya ubona wo kwita ku mugabo wihugirira mu bana umugabo yakwinjira kumubwira karibu uti umvanyira kana ngwino uhereze se amazi akaraba intoki ngwino hari ikintu ushaka kukongorera hari umuntu wambwiye niba ari ukudupfobya ngo burya iyo abana ari batanu umugabo aba ari umwana wa gatandatu oya umugabo ni umugabo ndavuga mu byerekeye no gukenera keya mu byerekeye no gufatwa neza naho ubugabo bwo nibyo ariko yego ni byiza ubwo umugabo akenera keya n'abana bakazikenera uwo umugore agomba kwitaho mbere ninde ni umwana ariko umwana iyo wamuteguye akaryama na se ugomba kumugenera umwanya we noneho na se nawe agomba kugenera umwanya umugore we ntabwo izo nshingano ari zacu twenyine badamu abagabo bajya bagira gutya kumva ko ari umutware ariko leta y'ubumwe ndayishima ni umubyeyi bajya badutekereza bakatwitaho nkabikunda cyane umudamu ntabwo ari we ugomba kwita kuri izo nshingano wenyine kuko abana tugomba kubitaho twese kuko ni abacu ariko wanajya kureba dufite n'uburenganzira bwo kuba twabiriburana ndatwita nkaheka nkakora buri kimwe cyose pako ibaza umwana kuva kimusama kugeza ku mezi 9 avutse turakomeza igihe n'ukuri njya nshima leta ijye dutekereza ikavuga ngo abagore reka tubahe ijambo tubakure ku buharike tubakure mu bwigunge tubahe ijambo ariko ntabwo tujye tumenya ko twaribonye abanshishikariza abadamu ngo ahantu uri baduka haguruka menya inshingano zawe mu buriri niba amavangingo ari make kubera stress wagize ngwino nsange tuganire nka shangazi ubwira ubunararibonye nabonye nakuye muri ibyo
niba ufite ikibazo cyo kuba wuma, hari igihe wumishwa n'ibibazo ufite mu mutwe, hari igihe wumishwa n'umugabo amagambo akubwira, hari igihe wumishwa n'ubukene, hari igihe wumishwa n'ibibazo by'imiryango. Usanga abantu bari kurura imiryango yabo bakayitunga mu mago yabo, bakabifatanya n'abana babo, ugasanga bose baheze hasi, yego nta terambere bashobora kubona. Madamu Jane, ugeze ku kintu kinshorogotoye gato, ariko tuzagishakira undi munsi ibe insanganyamatsiko y'umunsi. Birashoboka ko umuntu muri kamere ye atagira amazi w'umugore? Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka rwose. Wende hari umugabo umwe yise umwana ngo yitwa Mukagatare, umugore nawe arangije ati reka nanjye mwita, ati mwise habuze urwasi. Niyo mpamvu Mukagatare na habuze urwasi. Niyo mpamvu aba bantu bombi tureba ufite ikibazo tukabaganiriza. Maze gufasha abantu benshi kandi bameze neza, biranezeza. Iyo mbonye umugore anezerewe mu rugo rwe, numva niyongereyeho nk'ibiro 5. Ese Jane, ibiganiro wenda nje kugushaka nge mfite ikibazo nk'icyo ngicyo, dushobora kuganira ibyo bibazo bigashira koko? Cyane rwose, ndagukansoringa nkareba ikibazo niba ari ibiro byawe ufite, nkareba niba ari ibiro bike, nkareba niba ari imikorere ikunaniza, nkareba igituma udashobora gukenera umugabo. Ubundi umugore muzima ahora na santima 28 kuri 28. Ugize iki? Iyo habayeho ikikoma kuri izo mbarutso, ugize iki kibazo se ukakiganira n'umugabo wawe, ntabwo gishobora gukira bwo? Hari igihe wa mugabo mu kiganiro ari utazi kubikora. Niyo mpamvu rero bombi hari igihe tubatumiza bakazana. Nese byatewe na stress, byatewe na stress wenda ku mugabo, nta kuntu mwakwicara nka couple, wenda hari igihe couple zitabona umwanya wo gushyira hamwe ngo baganire, bakatabona umwanya wo kuganira, mwicaye hasi mugasasa inzobe rwose, mukavuga uti mukaganira, buri wese akavugisha ukuri, ntibishobora gukira. Ndetse ku bantu batajya ku mbuga nkoranyambaga ushobora kwifashisha, harimo uburyo butatu: kuganira, ukuri no kwizerana. Ibi bintu byose turimo tuvuga hano ukizangabo bitsiragiye, burya hatabayeho kuganira ntabwo ibi twabivuga ngo abanyarwanda bigira icyo bibamarira n'abadukurikira hirya no hino. Ariko kuriya kuganira, nkaza ukambira uti ariko se wa mugore we, ibi bintu ko kuvuga ni ukuri, ibi bintu nkakubwira ukuri kwabyo, ese aho utuye ni hereka nzaze kuhareba, ibi bintu ukora se ubikorera. Kuriya kuganira bituma nkubwira n'ibindi ntari kukubwira, bigatuma nkubwira ngo nyamara iyo tubikoze nje numva hari atariho biba byiza, nkagira isoni zo kukubwira aho ibyiza biri. Igihe ngiye kukubwira aho ibyiza biri ukabura arangije, cyangwa ukaba wanantumbira uti wabibwiwe nani, ukaba wambaza uti nyamara usigaye urinda ibi bintu wabikuye. Ibyo bintu ni ibintu bisaba ko tuganira. N'umwe yabashije kunyaruka kaza, twabona ko bikwiriye imiti tukayimuha. Hari imiti y'ibinyarwanda ihari rwose ivuburira abadamu, ifasha abagabo barangiza vuba. Kurangiza vuba hari igihe bishobora guturuka kuri spam ku ntanganye, hari igihe bishobora guturuka kuri ya masturbation ku muntu wikinishije, hari igihe bituruka kuri stress nk'uko Constante yabivuze, hari igihe bituruka mu guhangayika kw'indenga kamere bitewe n'ikintu runaka gifite pourcentage nyinshi, gifite umubare munini mu bitekerezo bye. Hari abantu bakunda ubusambanyi bwo hanze. Icyo ni ikintu gishobora gutuma mu rugo iwawe udakerera umugore wawe, uko zantanga na ya masoro yagombye kuba iwawe uyirwa tagaguza hirya no hino, uyirwa unyanyagiza. Wagira ngo ugiye kubikenera bikanga, wagira ngo uragira icyo baza umugore ngwiraguye, yagira ngo araje rakubajije uti mbira ahantu ujye, yakubwiza ukuri ko kuko amufasha. Koresheje ibiganiro byabana ngombwa twabatumiza bombi. Hari ibintu byinshi tuzaganiraho, byinshi cyane bishobora gutuma abashakanye bakamuka. Hariho rero n'abakundanye bombi ari babiri, nta kibazo bafitanye, ari innocent mu rugo, umwe ajya inama n'undi, bagakora bikaza, ariko mu buriri bikanga. Icyo gihe biba byatewe n'iki bwo? Icyo gihe dushobora kurebera mu mirire, dushobora kureba uburyo abyara niba byarabazwe, dushobora kureba uburyo abana afite, dushobora kureba mu biro afite. Ibiro byinshi ntabwo bitera santima. Umuntu ubyibushye cyane nta kintu ashobora gukora ari umugabo.
umugore ubyibushye cyane biragorana. Hariho rero n'abandi bakunda kutamenya ibintu bashobora kurya, agahorana ama constipation, akajya kurya agahita ajya kuryama. Nta muntu ukora uriya mukino hazi, ukora ushonjemo gake. Iyo hazi nta position ugira, bitari by'inzara, nta position ugira. Uzanarebe n'umuntu urya agahita ajya kuryama, akenshi yaryamye afata position mbi akagona, kubera ko aba ari igifu gishaka kugira ngo kibone uko kiza kurara gikora. Ugasanga umuntu araragona, ararata inkonda, hari ibintu byinshi ari umugabo akugonera iruhande cyangwa se n'umudamu. Hari uburyo rero tureba amarejime, ibiro, uburebure, ibyo bintu uburyo byikubye bikabura, uburyo uwo mugabo byanga, uburyo agiraho akabipa, akabaho nk'umuntu araza akambwira ati yewe maze nk'imyaka 10 mbana n'uwo mugore muri ubwo buzima, ati mu bigenzo utati nuko nyine naramenyereye, yewe ndabyumva uburemere bwabyo. Barabizi simba bavuga amazina cyangwa se iki, birashoboka ndabyumva nkumva ari imbyaro 8 atazi kurangiza icyari cyo, atazi uburyohe bubibamo. Ntabwo umuntu ashobora gufuhira umugabo kubera ko ntacyo amufuhiramo. Igituma ngufuhira nuko nzi uburyohereza, nuko nzi icyo ngukuramo, nuko mbona ko nkunda, nuko mbona kunyitaho, nuko mbwira ko ndi mwiza. Iyo ntacyo mbona rero uragenda nkabona utashye cyangwa se ukarariye. None se birumvikana umuntu ntiyaba asengera undi ngo ntazongere kumwegera ngo hanyuma narangiza ajye kumufuhira. Ni mu kiganiro iwacu mu muryango kuri TV10, tukaba tubashimira uburyo mukomeza kutubera imfura, mukadukurikira, mukumva ibiganiro byacu, hanyuma natwe turagerageza kubabera imfura kugira ngo tubagezeho ibyo mwifuza. Tubasezeranya ko ibiganiro nk'ibi tutazatezuka kubikora, haba kuri TV10 na Radio 10, kugira ngo umuryango wacu ukomeze ubu umuryango wa muryango udanangiye koko, kubera ko nk'uko madamu Jane abivuga, ahangaha ahenshi urubyaro ni rwo ruhababarira. Niba umugabo n'umugore batarebanye neza, batavuganye neza, n'abana byanze bikunze kugera ku baturanyi, kugera ku gihugu, ni ibintu bishobora kubagiraho ingaruka zishoboka. Dr Constantin, madamu Jane amaze kutubwira mu buryo bwimbitse ibintu bishobora gutuma umudamu cyangwa se umugore ataba neza, cyangwa se mu muryango. Yavuzemo urubyaro rwinshi, yavuzemo kubagwa kenshi abyara, yavuzemo n'ibindi byinshi, n'inshingano nyinshi mu rugo, kwa akunda abana barurirana, arajya kugera mu cyumba abana bagakomanga, umwe akabakubisa undi urushyi. Kandi ngira ngo madamu Jane uzi ko biriya bintu bigomba umutuzo, kubanza kwanura utuntu, kubanza gukiza utuntu. None Dr Constantin, nawe watubwira ibishobora kuba byihariye cyane cyane wahuye nabyo mu inararibonye ry'ubuvuzi ukora, bishobora gutuma umuntu aba inkone, yaba umugabo cyangwa umugore. Ariko ahangaha twari tugeze ku mugore, umugore rwose akabaho ari ntibindeba, yumva n'umugabo agiye ntacyo byayimo. Hari ikibazo wari wagarutseho cyane cy'ubushakashatsi bwakoze bugaragaza ko abagore aribo bacika intege cyane mbere y'abagabo. Ubwo bushakashatsi nge mpamanya nabwo neza, kubera ko buriya umugore akenshi na kenshi usanga afite inshingano nyinshi, nk'uko madamu Jane yabigarutseho. Usanga afite inshingano nyinshi mu rugo, cyane cyane kuruta umugabo. Ikindi kandi tuvuga ko abagore ari inzabya zoroshye. Ni ukuvuga ngo inzabya zoroshye, icyo nshatse kuvuga ngendeye kuri iki kiganiro turiho, nuko abagore imibiri yabo yoroshye kandi itabasha kwihanganira ibintu cyane nk'abagabo. Urugero, umugore mu gihe cyose muri gukora imibonano mpuzabitsina gutera akabariro, ku mugabo bimusaba imbaraga nyinshi cyane zo kugira ngo amutegure. Reka nkunganire yanjye, buriya abantu bisaba imbaraga ni ba bantu bataganira. Iyo bashyize ibyo kurya ku meza, burya gusenga
kuri mu bintu bitegura ibyo mugiye kurya mujya kurusoza gusenga muryohewe n'ibyo mugiye kurya kandi ikintu bita kuryoherwa kw'imibonano ni ugushyukwa niho uburyohe buri burya naho iyo mwamaze kugera ku gikorwa nyirizina uburyohe buba busohoye buba bushoje noneho kaza nkunganireho gato ba bantu bagiye gukora imibonano mpuzabitsina bazima ibo turiho bazima ukimara kumbwira umugabo ategura umugore nijoro amagambo meza yamubwiye niyo agenderaho mu gitondo tisheri umeze uti meze neza abantu bashakanye bagomba gusuhuzanya mu gitondo kuko Imana ibikinguye kwa gutegurana kwabo umukoraho hari imyakura y'umubiri hari amahormoni y'uruhu yumva vuba kantu kagiye gukoraho noneho kubera uburyo tubanye ntabwo ari bwo buryo abandi babanye ngo ushaka uko nyina ashatse amaramazo uko muba mubanye nibyo byabasa abantu uko twashakanye turi bato tukageza mu myaka 35 ntabwo izo position arizo tugomba kugumaho kuko narabyaye ndaguka narabyibushye se narananutse hari ibyahindutse hagomba guhinduka position ku bashakanye bombi kuko ibyabagaho ntarabyara sibyo bigomba kubaho narabyaye noneho rero nyakubahwa akajya gukoresha systeme ya mbere position nk'iy'umuntu w'ibiro 50 kandi byarabaye indi ya mbere yabaryoheraga biragoye kugira ngo bayigumeho hari umugabo we ntabwo abyepfa guhinduka nk'umugore burya umugore duhinduka buri munsi bitewe na klima bitewe n'ubuzima turimo bitewe n'ibibazo turimo noneho hari igihe mbyara nkabyibuha kubera ibikoma kubera konsa kubera umubiri wanjye wagutse vuba noneho ngo hari igihe mbyibuha nkagira ibice by'umubiri bibangamye gukora kiriya gikorwa niba habayeho ko imbere ku bibero ngize ibibero binini hari ubundi dushobora kubigisha bagahindura ariko kubera ko wa mugabo na wa mugore ariko bamenyereye umugore atangira kuvuga ati kuki byanze kandi cyanze ari position niyo mpamvu duhora dushishikariza abantu ngo baze tuganire tujye inama icyo kintu rwose kukiganiriza abantu nta mafaranga nagishyizeho ni ubuntu iyo bambwiye bati byagenze kereka iyo yari umuti bw'urawugura kuko nanjye ndayituma bayizana tukayitunganya ariko ibyo bintu abantu bashakanye bagomba guhindura niba narabyibushye imbere nyuma nkananuka sava ugomba guhindura nkajya hananutse niba narabyibushye inyuma imbere nkananuka niba indasigere hariya urumva position ya mbere irabaho ntabwo bishoboka kandi ibintu byinshi bihinduka yego ikindi nanone kandi buriya abadamu bagira amasekretion menshi cyane cyane kuruta abagabo urugero secretion ni ibintu bisohoka mu mubiri imvubura zisohoka mu mubiri wawe zigiye zitandukanye urugero nk'umudamu ashobora gusohora amashereka umugabo ntagiye asohora umudamu asohora icyo bita amavangingo mu gihe haba ariho kubaho gutera akabariro umudamu ashobora gusohora icyo twita irine cyangwa se inkari ndetse n'umwanda ni ukuvuga ngo ayo masekretion uyagereranyije n'ay'umugabo biratandukanye n'imihango buracyari mu bituma bacika intege nibyo nkiriho ni ukuvuga ngo rero usanga imibiri y'abadamu ikora ibintu byinshi cyane kuruta iy'abagabo ariko iriya mihango muri bimwe bidusubizamo imbaraga cyane kubera ko iyo isohotse n'umwanda uba usohotse ni nko kureviza umugore uburyo nshobora kugira ubundi buzima nyuma yo kuyivamo ni uruganda mu mubiri ariko byumvikane ko nanone haba hari imisemburo iba yakoze cyane yakoranye imbaraga nyinshi noneho ngarutse cyane ku kijyanye n'imibanire mu ngo ari nacyo kiganiro turiho nk'uko Jenny yagiye abikomozaho njye numvise ibyinshi yabivuze imibanire mu ngo kuri iki gihe ntabwo ari ibintu bimeze neza hari bwa burwayi twavuze hari za ndwara twagarutseho kenshi ariko ni nazo kenshi cyane zibitera hari imibereho y'abantu ubwabo hari nanone kandi buriya hari nanone ikintu kigaragara cyane kijyanye n'ibiyobyabwenge ugasanga ibiyobyabwenge
byaragiye byarika mu bantu, byarabangirije ibice bitandukanye by'umubiri, uhereye ku bwonko, imisemburo nk'amahypothalamus n'amahypophyse ntibigikora, ugasanga prostate ntagikora, ugasanga n'ibindi byinshi cyane by'ibice by'umubiri w'umuntu ntibigikora neza. Kuvuga ngo nanone turagira inama abagabo ndetse n'abadamu ikintu kijyanye n'ibiyobyabwenge kuko bica umubiri cyane bigatuma umubiri utakaza imbaraga nyinshi. Ari nabibwira ko bari bubikore neza kubera ko banyweye ibiyobyabwenge. Niho narigiye kubaza. Nta kintu burya niyo ubikoze neza ubusa nk'uwirutse ibirometero 42 mu isaha imwe cyane. Yego, icyo nicyo narigiye kuvuga igihe yarakivuga ibiyobyabwenge. Hari abantu babona bamaze gucika intege batyo, hari ibibabayeho bakitabaza bya binini byongera imbaraga. Nimugire icyo mutubwira kuri ibyo binini byongera imbaraga, kuko umuntu ashobora kubigira urwitwazo rwa buri gihe, buri genda ry'akanini arengera bwa burwayi twabonye, yaba ya mibereho itugoye muri iki gihe. Ibyo byo murabivugaho iki? Biriya biyobyabwenge hari icyo bitwaye, ya miti yongera ibiyobyabwenge twabigarutseho tuvuga ko ari kimwe mu byatuma umubiri ucika intege cyane mu gihe iyi miti yongera imbaraga. Iyi miti yongera imbaraga rero nayo nyigarutseho, nayo ibirimo bya biyobyabwenge. Urugero, hashobora kuba harimo cocaine, hashobora kuba harimo heroine ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo ngibyo nibyo nanone byangiriza wa mubiri w'umuntu, za ngingo z'umuntu ndetse n'ingirangingo. Hari ibiriya binini bikunda gucuruzwa mu mafarumasi, hari biba byapimwe bifite ubuziranenge, babihereza umuntu bakeka ko ashobora kuba hari ikintu runaka cyari cyamaze guca imbaraga umubiri we, bigatuma babimwandikira bakabimuha. Ariko hari n'abakoresha ibyo biyobyabwenge bituma bakenera iyo mibonano, ntabwo burya biba ari byiza kubera ko hari imbaraga ukoresha zirenze umubiri wawe. Iyo utabibonye noneho biba down, biba burundu nanone. Kandi buriya hari imiti imwe n'imwe abantu bifashisha basiga ku gitsina kugira ngo bakore imibonano mpuzabitsina. Hari imiti imwe n'imwe yagiye ikorerwa ubushakashatsi, isanga ahubwo uko ukomeza kuyisigaho ugakora imibonano mpuzabitsina, ahubwo igitsina kigenda kiba gito, ukarwara indwara bita gonadotropism. Iyo gonadotrophy, iyo ndwara ifata cyane igafata igitsina kikagabanuka. Izo ndwara usanga arizo zibasira abo bantu bakoresha cyane ibyo biyobyabwenge. Byaba binyuze mu miti bakubwira ngo ni umuti, cyangwa se binyuze mu kubifata ubwawe wowe ubinywa. Ni ukuvuga ngo ugasanga igitsina kigenda kiba gito umunsi ku munsi, ejo ugasanga niba wari ufite igitsina kinini cyabaye gito. Ahangaha rero ntabwo uba ubasha kuba wakora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina neza. Murakoze cyane. Tumaze kumva indwara n'imyifatire n'imibereho akenshi ituma iwacu mu muryango cyane hahandi twumvise ikambere hatagenda neza, kandi abo tuganira bamaze kutubwira ko hariya ikambere hatagenda neza, no kugira ngo ubuzima bwose bw'umuryango bugende neza kiba ari ikibazo. Noneho tugeze muri cya gice cy'uburyo umuryango twawunamura, umuryango dukomeje dutya twatera abantu ubwoba, kuko iyo mibereho ntizigera ihinduka, ahubwo noneho irarushaho gukara. Noneho umuryango kugira ngo uhumurizwe, uwo muryango kugira ngo twe kuwucamo igikuba, babone ko hakiri ibyiringiro, ni muturemere ibyiringiro. Umuryango uramera ute muri iki gihe? Ndabona Aime yantumbiriye cyane. Nagira ngo mbanze mbaze Constantin, ese hariya mu kigo iwanyu hari ibi bintu, hari couple mwe mwakira zagize bino bibazo, zaje zibagana ngo mubashe muzivure zikire? Ese niba byarabayeho mukoresha imiti y'ibyatsi, mu bigenza mute? Hariya mu kigo cyacu Isoko Life Center hari gahunda nyinshi tugira zo bita guidance and counseling. Ni ukuvuga ngo ni ukuganiriza abantu ndetse no kubagira inama. Burya umuntu ufite iki kibazo cyangwa se ibi bibazo baratugana benshi cyane umunsi ku munsi, ariko mbere na mbere ni ukuganira nabo. Kuganira nabo ni ukugira ngo umenye neza ikibitera, nanone hakaba no gusuzuma kugira ngo tureke ari za ndwara twavuze.
za ndwara umuntu aba afite atabizi. Tugira inama abantu tubabwira ko mu gihe cyose hari ikintu kigaragara ko ari inzitizi cyangwa se imbogamizi muri kiriya gikorwa cyo kubonana n'uwo mwashakanye, ni ngombwa kubanza kwegera muganga. Kwegera muganga ni ukumugira inama, tukamenya uburwayi bwe uko bumeze, cyangwa se tukamenya impamvu zibyihishe inyuma izo arizo zose, tukamenya uburyo ki tugomba kumuganiza ndetse no kumuvura. uko no guhumurizwa kwanjye. Noneho buriya hari ikijyanye n'imiti. Buriya imiti myinshi siko ari kwivura kiriya kintu. Hari nk'ukuntu ubona umuntu aza akakubwira ati mpeze umuti wo gutera akabariro, umuti wo gutera akabariro meze nabi, akakwikinga, akakwihererana. Hari n'ubwo aza ati nshaka kubonana na muganga, kuri reception ati nshaka kubonana na docteur, akaza akakubwira ati wapi byaranze, nshaka ko ndeba ubu ngubu ubona ngenda ndi umugabo munini ariko byaranze, mfasha kugira ngo nongere ngire gahunda nziza cyo gutera akabariro. Aha ngaha rero icyo dukora ni ukumwegera tukamwereka abakansara, kuko umuntu nk'uwo aba afite n'ikibazo asa no guhungabana, aba yarahungabanye. Hari ukumwegera tukamuganiza neza twitonze, noneho tukamwereka inzira yanyuramo, kandi inzira nyinshi zirahari zo kuganizwa ndetse no guhabwa imiti. Niba wenda bigaragaye wenda ko ari inzoka ya amibe, niba bigaragaye ko ari diabete, niba bigaragaye ko ari asima, niba bigaragaye ko ari indwara zifata mu bwonko cyane cyane nka stress, tukamugira inama zo kujya afata ikiruhuko. Ikiruhuko, agatembera, akasura ibyiza nyaburanga kugira ngo ubwonko bwe bwongere butekereze neza. Aringiye kukubwira ngo aho ngaho iyo mugeze mu byiza nyaburanga muba mugeze ku miryango yifite, ariko ibyiza nyaburanga ntaho bitaba, birumvikana. Kujya mu byiza nyaburanga si ukujya ku Kibuye cyangwa i Rubavu cyangwa mu Birunga. Ngira ngo wakomeza, hanyuma hari icyo ndi bubaze madamu. Ubwo rero uko twegera abantu ni gutya. Hari imiti myinshi, hari imiti ibasha kuvura izo ndwara ziba zarabaye chronique ku muntu zigatuma atagira iyo gahunda nziza yo gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo miti turayimuha niba afite icyo kibazo koko. None niba afite ibibazo nk'ibyo ngibyo bituma habaho kuryama k'uruviri bitewe n'impamvu z'uko we n'umugore we batameranye neza, turamubwira tuti niba ari madamu wawe muzazane tubaganize, tukabaganiza. Twarangiza kubaganiza tukabereka uburyo kibagomba kuvurwa mo neza kandi bukwiriye. Sinzatuza kuvuga guca uyu mugani mu gihe cyose tukikora ikiganiro cy'umuryango n'ibindi biganiro. Abanyarwanda baravuga ngo aho kurata icebe ry'inka warata abo ryakamiwe. Madamu Jane, ntiwambwiye imyaka umaze muri uyu mwuga w'ubuganga? Imyaka 12. Umwuga w'ubuganga busanzwe ufatanya n'ubuvuzi bwa gakondo. Hagati aho ngaho mu myaka 12 umaze guhura n'ingero nyinshi, umaze guhura n'abantu benshi, abagabo n'abagore ndetse n'inkumi. Buriya hari abaza bakakwegera bakakubwira, mbese muri make uri shangazi. Yego, aho ngaho rero harimo ingero nyinshi. Ushobora kutubwira uti ntutubwira amazina, kavuga utari ku muntu yaje ameza atya bigenda bitya, ubu ngubu ni umuntu muzima. Ariko ubwo wa mugani uhereye no kuri wowe niko byagenze, tubwire dubuhamye. Oya, ntabwo ndi buvuga umuntu baranzi. Buriya ukuri kuriranga niwo mwuga nkorera Kimironko. Uyu muhanda werekeza controle technique barahazi, yaba ku burwayi busanzwe, yaba ku bijyanye n'ikambere, yaba ku bakobwa bagiye gushaka. Bakorera ama blood shower ku buntu, yena nkabigisha, babwira uburyo bazafata ingo zabo, economy. Ubakorera ku buntu cyane rwose. Bone ku buntu araza nkamwicarana iminota 40 isaha, nkamubwira uburyo ubundi dutangira afite imyaka 12. Ibyo yibagiwe nkabimwibutsa kugira ngo tubashe kugendana neza kugeza inshingano ze burya azazikora neza, burya azafata neza umugabo, uburyo azabyara agaheka, uburyo azirinda bamujya mu matwi, uburyo azavuga ngo nabwiwe, icyo atabonye nta kukivuga, akagenza gake agatwaza gake, kandi akaba umugore w'umunyamutima uzi kubika imitungo, uzi kubana n'abantu,
uzi gutanga akagira ibyo yisigira atari ugupfa gutanga uko abonye. Ibyo byose tugenda tubiganiraho. Ubundi ubu rugo urakoze cyane kumbaza icyo kibazo uti nk'ubuhamya cyangwa se abo wafashije. Umunsi ushobora kwakira abantu 70 ku munsi nakira abantu 70. Harimo abakeneye guca imyeyo, harimo abakeneye kuvuga ati njyewe maze imyaka 20 ntabwo njya mu mihango, tukareba ikibitera. Njyewe maze imyaka 7 sinzi kurangiza icyo ari cyo. Njye maze imyaka 12 mbanye n'uyu mugabo n'uyu mugore, ariko ntajya mbwira ko adakeneye ubushake. Ndangiza vuba, ndabikora sindangiza. Iyo ndangije ndangiza umwuka, twamubwira ibyo agomba kurya kugira ngo amasora yongere. Rero ibintu by'ubuvuzi ni umwuga nkora nkunze. Mu buzima bwanjye nkunda umuntu, nabyirutse nkunda rubanda rugufi. Nabona umuntu w'umukire aje kuntereta nkagira ikibazo, nashatswe n'umugabo wabone mu bakire, ariko yarabandamye nkabona ko ari umuntu uciye bugufi. Nje kureba nsangana umuntu kandi se biracubira. Ndabigirane. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nkunda gufasha abanyarwanda. Hari ibintu byinshi bintera agahinda, agira ipfunwe, ageraho kwifata bikanga nkabivuga. Nkunda gutanga urugero. U Rwanda dufite amahoro, dufite umutekano, dufite ibimera biri natire by'umwimerere bigomba kutuvura mu mirire no mu burwayi. Ariko birababaje, icyatumye ntanga ibi biganiro, iyo hari ikambere bitagenda neza niho havamo kwicana. Za mfubyi zikandagara na ba bagore bakabindaye cyangwa se abagabo bakicana gutyo. Iyo umuntu yishe undi akavuga ngo twakoze statement, dusanga nyirarunaka afite ikibazo cy'amakimbirane n'umugabo, turabikurikirana, birambabaza cyane. Ngo none bibaye ngombwa ko yishwe asize abana bane. Abo bana bazajya he? Bazajya iwabo wase? Bazajya iwabo wa nyina? Azajya kwa se ati dore nyoko arafunzwe kubera iso arafunzwe. Birambabaza cyane. Rero sorry, umutekano turawufite. Numva nk'abanyarwanda abagore bubatse bafite ayo mahoro mu rugo, nanjye ndimo, n'abakobwa bashaka kudufasha n'abagabo nibahaguruke baze. Niba umutekano tuwufite, umukuru w'igihugu Perezida Kagame yitwa dushakira umutekano, ijambo twararihawe, ni kuki ibyo bibazo byo mu buriri tutabikemura kugira ngo abana bacu bakure neza, imiryango nyarwanda igende neza? Bazicara habe inteko yo kugira ngo bicare barebe ngo mu buriri dushyiraho abapolisi, dushyiraho abasirikare? No. Ye numva nasaba ubuyobozi, Minisiteri y'Umuryango, ko yagira amasare yagutse. Ubumenyi mfite nkabubaha, ubumenyi ufite ukabutanga, ibyo uzi ukabivuga. Niba ari ubukene twigisha abantu, nzi gukora amasabune y'amazi, nzi gukora amasabune akomeye, tuzi kwigisha abantu gukora amakara mu bishingwe, tuzi gukora amavuta yo kwisiga lotion, amavuta y'amazi. Hari ibintu byinshi uzadusure muzabibona. Ariko birambabaza iyo mbona ntabwo icyo kintu cyakagombye kwicarwa ari ngo kigweho, ahubwo twebwe tuzi niba dufashe twigisha abantu mu masari. Ntabwo ibintu byose ari ukuvuga ngo dushaka amafaranga. Ndakwigisha wamaye amafaranga kubera iki? Eba naragira ubwo buntu bwo kubimenya, kuki ntabiguha? Kuki ntakubwira uko ugomba gutegura neza umugore? Kuki ntakubwira uko ugomba gutegura umugabo? Kuki mu bukene bwanyu bwizeranye, bukundanye, bw'ukuri butabubanamo neza? Ntabwo abantu bose tugomba kuba bakire ku rwego impano ntabwo ari zimwe, n'imigisha ntabwo ari imwe. Bibaye byiza abantu banyuzwe, baza njyewe nkabafasha. Icyo kintu kijyanye na counseling mu buriri gitangira ubuntu. Uraza nkaguhereza iminota 30, iyo wifuza wishyura 5 ku burwayi runaka. Iyo dusanze bikeneye imiti urayigurira, ariko abenshi 30% bavurisha ibiganiro, bavurisha kunywa amazi. Urasaba umugore amazi, uzi ko mutanywa amazi, arayakurayo. Urasaba umugore uca imyeyo, utabimufashijemo umubwire tugende hariya hari shangazi, tugende tumenye n'ibyo ari. Niba uzi ko ari aho wanyarutse ukabibona ukabikunda, kuki uceceka ntubimubwire, ahubwo ukavuga uti icyo mfa nuko yambyariye, no kugira ngo imiryango itazabona ko senye, reka ngire uwo ncaho ku ruhande ajya nyokita. Uwo muntu ujyaho n'ikimoteri hariya ahantu hatari iwawe, uje wese ashobora kumenamo amafi,
amagufa y'ihene y'inka ibi byaboze wajya mutambaye inkweto bikakujomba iwawe ni iwawe iwabandi ni iwabandi igituma umwe abona mu ndi rubanda ni hariya mu buriri bitagenze neza igituma umwe abona mu ndi rubanda nta kuganira kwabayeho iyo ndayisohokana mubwira tuvayo tujyane madame umugore nta mugore utaba mwiza umugabo yabishatse nta mugabo utaba mwiza twe bagore twabishatse nta n'umwana utavuga icyongereza n'igifaransa ababyeyi bacu twumvikanye nta n'umwana utagendera fieri birambabaza nkumva narira nkumva ibuye hano ku mutima bikambabaza ihangane madame Jane aho nasoreje ni nacyo kibazo naringiye kukubaza uko minisiteri y'umuryango mushobora kuba mukorana nayo niba mukorana nayo ni ariko bamaze kubivuga ko ikwiriye kugira ityo ubwo biragaragara ko abafite iby'umuryango mu nshingano mutarabona uko mukorana ariko biragaragara ko igihe kizagera mugakorana ndagira ngo rero ndabona Dr Constantin yisuganya mu gihe twanzura iki kiganiro mugire ihumure ku muryango amaze gutanga inyigisho nyinshi agezaho nimba umutima ziramufata nuko umuryango twese uraturemereye kandi ni uturema turagira ngo namwe mugire icyo mutanga ku muryango cyerekeranye n'ihumura abantu be kumva ko byacitse nubwo ibyo byose bihari twahoze turondora ibintu rero ihumure natanga nuko ibintu biroroshye ahubwo abantu nitwe tubikomeza uko tubikomeza ni ugukomeza kwihatamo ibyo ubona nawe kuko bidakwiriye hariho kwa gucana inyuma kw'abashakanye hariho gukora cya gikorwa kibi cyo kwikinisha hariho kutabasha kuzuza neza inshingano zo mu rugo kuzuza inshingano zo mu rugo ni ugufasha mu rugo kugira ngo rugire ibyo kurya bihagije ibyo kunywa ndetse no gukora kiriya gikorwa neza buriya rero Rukizangabo hari ibibazo nanone bikomeye cyane bigaragara kenshi na kenshi bigaragaza kuba ingo nanone zigirana amakimbirane hari ikibazo cy'ubukene Jane yabigarutseho avuga ati mu kigo cyacu twigisha gukora produits zinyuranye ube wabasha gushyira ku isoko aho yagarutse ku mavuta yo kwisiga amasabune akomeye ndetse n'ay'amazi n'ibindi byinshi cyane dukora ibyo ngibyo umuntu uwo ari we wese abashije kubyiga niba yarari ku rugero wenda rwo kwinjiza umushahara runaka ari umushahara yinjiza yakoze akazi hari icyo nawe ushobora gukora iwawe mu rugo wa mugore wasigaga mu rugo nta kazi afite ugasanga ari kugira umutima w'abandi bantu baza kumurangaza akaba ari muri cya cyumba hari ikintu ari gutunganya cyabasha kumufasha kubona amafaranga akaba atari wa mugore uzagira ipfunwe nabwo ni kasha cyane abantu bakennye bapfa ubusa birwa bapfa ubusa hanga rero ariho wa mudamu wawe azagira ikintu aba ahugiyeho kandi nanone kimuha amafaranga akaba atazagira stress cyangwa se ngo agire impagararo yo kuvuga ati se umugabo ko namubajije amafaranga yo kugura wenda isukari mu gitondo nkaba wenda ubu nkeneye isabune ndabigenza gute kubera ko hari ikintu yakoze kiri bubashe kumuha ya mafaranga ubwo rero bigenze neza naje gukorera gutangiza 70 yego byamaze kugenda neza ikambere igihe byari bimaze kugenda neza watangije ntangiza 70 sinzabyibagirwa ndacuruza mbona ngeze ku 400 mu mezi abiri mva ku 400 nkoramo nkemura utubazo nguraho tubanza birarangira turashira burundu kutamenya ekonomi ni ikibazo gikomeye nshaka ikindi gishoro ndakibura ariko nyuma yaho uko ngenda umugabo yize ibintu bijyanye n'icungamutungo ibintu bijyanye n'ubuzima na societe ubucuruzi naje kuza kwicara ndongera ndashora 90 ariko kubera ko ikambere hameze neza ambaza ati allo sheri umeze uti
meze neza saa 4 ariko saa 8 twigeze kuharenga ikintu cyaburaga iyo myaka yose kugira ngo ikambere ubundi hamere neza ntiwagikubiseho urutoki ngo ducyumve neza hari icyari nta shangazi nabonye ngo mpana mbwira nari umwatlete nari umusportif nkumva ko ibyanjye ari ibyo nkumva ni umuntu ariko nshatse sinamenye ibyo ari byo yanabikora nkumva no kubonesha umutwe kandi nawe kunganiriza nawe byari yari umuntu utarabijarajaimo cyane ariko njye aho mariye kubyumva numvise abantu baganira numvise abantu babiganira numvise abantu baganira ndavuga nti tubyeseye turebe umubwira bose wa mbere birango wa gatatu bikuze rwose ubu ni umugore ushobora kubaza uti nyereka miliyoni 10 hariya nkazikwereka koko akanyamuneza karabonetse mu rugo nyereka miliyoni ibintu mitungo nkaba nagurisha nkani nshatse nagurisha ibintu mfite nkabona miliyoni 70 n'ukuri kubera ko byagenze neza ntangira kumubaza wankundiye iki hari amagambo tugomba kubaza abo twashakanye unkundira iki sheri ukamuhamagara ukamutekera ibiryo byiza nubwo byaba ari imyumbati n'ibishyimbo nibyo byatureze ari abantu bakunda ngo n'amafiriti ngo n'amanyama ngo ibyo bintu numenye ko kubirya hari cyo kurwa mu mubiri nabyo bidakwiriye imboga ibishyimbo imyumbati umutsima ayo matu yabonye ukayasomera ntayo uteka igikoma cya rutuku ubuzima burakomeza nta muntu nabonye ku isi ushobora kuruta umugabo wawe abagushuka barakubeshya nta waruta umugore wawe kubyariye abagushuka barakubeshya abana bawe ntabwo ushobora kubashyira hariya ngo ubone ko abawe ari babi aba rubanda ari bo beza ibyo ntibibaho ariko kubera shitani yateye abantu imyumvire y'abantu irahinduka ukubera kuba mu masosiyete adafite umumaro uba muri groupe mbika gusenyera bakunda bamataye meza sura siroho ubwiza ntabwo ari umutima umutima wahamanye n'umuntu wawe umugabo wawe n'umugore wawe sura ni roho sura ni roho cyangwa siroho sura siroho ntabwo ubwiza ari umutima kuko ubwiza wabaye ntabwo ubwiza ari isura ubwiza ni umutima yego abantu bareba rero akavuga ati nzashaka uteye utya ni byiza kumushaka ariko mutoza umubwira ibyo ukunda mu gihe mufiyansanya amenye ibyo ukunda n'ibyo wanga kuko abenshi bahita bahubuka bakagenda bamara kugerayo umushinga wo kubaka ntabwo ari ikintu cyo muri metero imwe ni ikintu kigari cyane abantu mutandukanwa n'urupfu cyangwa yese agarutse ibyo bintu ni ibintu byo gukina ukamenya uti rero abo twakundanaga twirwanaga tugendana amajoro turi mu mahoteli turi mu mabuwate reka mbareke iyo ari nabo njya nkasura nkababwira nti niba uzi ko ngiye kuza gukorera iki gikorwa abo bantu bose banzu boherereze message ubabwire ko bavuyemo igihe utabavuyemo urasenya abantu bakikwita sheri ngo babyise ngo ni komoni sheri wawe n'umugabo wawe abantu birwa basomana baryana iminwa bahoberana impobero zidafite mbese agaciro karakenewe ko abantu bagasubirana umuntu akamanika amaboko akabamba agahobera umuntu muri kaburimbo zikenda kuba kubita imodoka umugabo wawe haraho ni wowe ugomba guhobera umugabo wawe akumva igituza cyawe nawe ukumva igituza cye ntabwo ari ibintu byo kwirwandarika amabere y'abandi ntabwo nawe ari ukwirwa yandaritse icyo gituza cye ngo yambara amabodi imwemwe ziri ku gasozi wirwa uhoberana abantu ufata ku mabuno ubundi nta mugore ugomba nta mugabo ukora ku mabuno y'umugore utari uwe ariko abantu babigize komoni ariko ayo mabuno kuki muyakabya cyane oya rwose amabuno buriya harimo iki gituma umuntu ayakora iriya mibiri uko ikururana hari ibyo yatsa mu mubiri ni nayo mpamvu abantu buriya abasiramu bahari utwo bajya bakora nk'abakunda ugasanga mu bagore baririya n'abagabo baririye ariko umukobwa yinjiye mu rusengero akubita urukweto bose barahindukira reka yinjira umugabo ubona ari ibisanzwe rero twebwe turi inzabya zoroshye nk'uko Imana yabivuze biri bivuga turaba agaciro turi ba mutima w'urugo hari ibyo tugomba kwiyubahaho kwavuga uti ntabwo ndi bwambare ngaragaza umukondo wavuyemo abana ntabwo ndi bugende nangaragaza izo ntege hari uzigenewe w'ibanga wawe urakoze Constante nabwire rero tubwire gusoza iki kiganiro nibyo twababwiraga kugira ngo dusoze iki kiganiro turi mu byiringiro by'umuryango wavuze uti aho wari ugeze wavuze uti
ikibazo ni uko abantu babigira intambara kandi atari intambara. Yego ugasanga ariko nanone wari ugeze ku bukene ko aribwo nabwo buzengereza abantu ugasanga barapfa ubusa. Ubukene ni ikintu gikomeye cyane, ariko nanone ni ikintu cyo kwakira. Niba ufite ubukene ushobora kwiyakira, ariko ugategura uburyo ki ugomba kubuvamo. Kubuvamo nta kundi ni ukwicara ugatekereza ukareba ko hari icyo ukeneye kugeraho. Uri kubyumva neza? Icyo ukeneye kugeraho ukavuga uti nkeneye gutunga iki n'iki, nshaka kukigeraho. Nabwo ukicarana na wa mudamu wawe mukumvikana neza, mukareba uburyo ki mwakigeraho. Ni ibintu byumvikana. Ubwo rero nanone irindi humure ntanga cyangwa se indi nama ntanga ni yuko habaho kwizerana. Kwizerana, icyizere nicyo shingiro ry'urugo, nicyo shingiro ry'umuryango. Yabivuze, yabigarutseho cyane. Kwizerana ni byiza. Ikindi nanone ngarukaho ni uburyo ki umuntu akoresha igihe cye. Gukoresha igihe buriya nabyo biri mu bishobora gutera stress umuntu, ugasanga umuryango urangiritse. Gukoresha igihe cyawe neza, ugakora ibintu byanditse, kavuga uti uyu munsi mfite gahunda n'iyi, ndajya amasaha yawe ukabuzi icyo ugomba kuyakoramo. Ibyo birinda stress kandi bigatuma umuntu abasha kuba yatera imbere. Ikindi ngarukaho cyane ni ukugira abantu inama yo kutihererana ibibazo bafite, bakabivuga. Ukareba umuntu wizeye, ashobora no kuba atari umuganga, ariko uzi ko atanga inama. Ukamureba, ukamwegera, ukamuganiza, ukamubwira buri kimwe cyose ntacyo umukinze, ariko nanone uzi neza ko atazakumvira ubusa. Kuko igihe cyose ashobora kukumvira ubusa, ibyo akabishyira ahagaragara ku mugaragaro, nanone stress ziriyongera, ibibazo bikavuga. Ni ukuvuga ngo rero inama ngewe ndi butange nka muganga, ndagira inama abantu yuko bashobora kuba bagana muganga mu gihe babonye hari ikibazo icyo ari cyo cyose bagize mu mubiri wabo. Kugana muganga akakuganiza, yarangiza kukuganiza ukamubwira buri kimwe cyose. Ubufasha burahari, turabufite, cyane cyane nk'ariya mu kigo Isoko Life Center aho dukorera hara ku Cyamitsingi Remera ndetse na Kimironko. Aha ibyo dukora ni ibifasha abantu batugana, nibura cyane cyane abivuza izi ndwara, bavuga wenda z'ubugumba, abivuza indwara zo kutagira ubushake, kutagira amavangingo. Abo bantu turabafasha ku kigero cya 70%. Impamvu mvuze 70% nuko dufite ubujyanama, dufite imirire myiza, food supplement. Aho noneho hari mu kigo cyacu dufite umuti cyangwa se capsules n'utunini dukozwe mu mbuto ndetse n'imboga zigera ku 131. Utwo dukorerwa inaha mu Rwanda cyangwa ni laboratoire? Utwo ntago dukorerwa mu Rwanda, ariko twe turatwemporuta, dukora mu gihugu bita Philippines, aho bakoresha iyo bita nanotechnology. Iyo nanotechnology niyo bifashisha kugira ngo bahuze bwa bwoko bw'imboga n'imbuto bugera ku 131. Turadufite aho ushobora ugafata wakarya umubiri ukagenda neza. Ntago ari umuti, ahubwo ni inyunganiramirire cyangwa se food supplement. Izo zirahari. Utwo muduha umuntu ubonetse ari we wese, udukeneye wese muratumuha? Ntabwo bivuze ko udukeneye wese tumuha. Habanza gupima, tukamupima tukareba koko kadukeneye. Buriya hari ukuntu ushobora kuzuvuga uti ngendukiza ngabo nteye gutya ndadukeneye. Oya, ushobora kuza tukareba tugasanga utadukeneye. Ni ukuvuga ngo igihe cyose umubiri, ngira reka ngaruke cyane cyane ku mubiri wacu. Twebwe abantu ku isi turi expose kuri icyo bita free radicals. Free radicals uko twabigera mu Kinyarwanda, ni umwanzi aza mu mubiri akangiza amaserire akangirika. Izo free radicals ni isoko nini. Turi expose kuri yo, nta handi twayihungira. Urugero hari nk'izuba. Yego. Izuba ni isoko ya free radicals.
hari imirire ibyo turya byanduye, ugasanga umubiri w'umuntu wenda ukeneye ibijumba n'ibishyimbo n'imboga, ibyo wenda uko ari bitatu, ugasanga umubiri twe twawushyizemo amafiriti y'amavuta n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibiho ngo free radicals zirinjira, ya maserire akagenda yangirika, ya maserire ari mu mubiri w'umuntu akagenda yangirika. Hari ikindi, hari ibyo tunywa, hari bwo ushobora kunywa amazi ukaba uzi ko ari amazi meza, ahubwo nayo arayajya kwangiriza umubiri wawe. Ikindi kandi hari stress, ndagaruka cyane stress. Hari abantu benshi muri iyi minsi batewe stress n'amatelefone, aya matelefone twitaba. Ubushakashatsi bwagaragaje ko igihe cyose umuntu yitabye telefone ubwonko bwe bucumba, igihe uba washyize ku gutwi ubwonko buracumba. Bivuga ko nabyo bishobora gukora kuri ya gahunda ya muryango cyane, kuko habaho kwangirika k'uduce tugize ubwonko, icyo bita pituitary glands, nayo ari nayo ifasha reproductive system yose aho ikagera mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo izo free radicals, guhindagurika kw'ikirere turi expose kuri byo, nta hantu twabihungira. Hari imibereho tubayeho muri rusange muri societe, nta hantu twabihungira. Ni ukuvuga ngo kubera ko twebwe turi expose kuri free radicals, cyangwa se wa mwanzi winjira mu mubiri akangiriza amaserire, icyo tukwiye gukora, ubushakashatsi bwakoze bwasanze ko izo free radicals ukuntu tugomba kuzirinda ari ugufata imboga n'imbuto nibura buri munsi, ukarya urya ubwoko 5 bw'imboga n'ubwoko 5 bw'imbuto. Ariko nanone ubushakashatsi buza kugaragaza ko za mbuto turya, urugero wenda ni pome ivuye South Africa imaze amezi 2, iri muri frigo, iri muri bya byuma, iyo ngiyo nayo ni suruse y'iyo free radicals. Za fumbire tuba twarashyize ku bihingwa, ya mafumbire dutera amababi n'ibindi bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero, ariko byo uko biragabanya ugereranyije n'ukuntu twebwe turi expose kuri iyo zo free radicals. Icyo twakora inama iruta izindi nuko dukwiriye kwitwararika mu mibereho tubayeho, tukamenya, ukagana muganga akabasha kugusuzuma umunsi ku munsi. Nta nubwo ari na ngombwa kumva ko warwaye, gana muganga. Ikigo icyo ari cyo cyose kikwegereye kitangwa ubuzima, hari ibigo byinshi cyane muri iki gihugu cyacu. Dufite amavuriro menshi abasha kuba yapima indwara akazigaragaza, ukagenda ureba ukuntu umubiri wawe uhagaze umunsi ku munsi, ari nabyo bizatugeza kuri kwa kugira ubuzima bwiza. Ugasanga cya gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina niba wenda byahagarikwa n'uburwayi, ugasanga uburwayi bwawe burakize, ubaye umuntu muzima. Ngira ngo rero ni izo nama nagarukaho cyane cyane, wenda nk'abazatugana mu kigo cyacu hariya mu Isoko Life Center gikorera hari i Remera ku cya Mitsingi ndetse na Kimironko uruhande rwa Simba Supermarket, tuzagenda tubereka inama nziza zibafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Urakoze cyane Dr. Constantin, urakoze cyane kandi Madame Jane, mwakoze cyane. Isaha y'ikiganiro iwacu mu muryango, aho twarebaga ibyerekeranye n'umuryango, ibizengereza umuryango wacu, ibituma mu muryango iwacu bitagenda neza. Aha twagiye cyane ku mibereho ya muntu, ariko nanone tureba na za ndwara abantu bita ko ari utuntu duto, ariko dushobora gutuma iwacu mu muryango tutagenda neza. Yego. Abagabo, abagore bari badukurikiye, abitegura kurushinga, yego, abo bose shangazi yabwiye ngo bajye bamugana abagira inama. Shangazi arahari, abaganga barahari, abagifite impungenge z'umuryango, abo bose barahari kugira ngo umuryango wacu umere neza. Reka rero namwe tubashimire, tubaragiza ubuzima bwiza buzatuma iwacu mu muryango hamera neza. Mwumvise ko amibe ishobora gukona umuntu, stress ishobora gukona umuntu, ibintu byinshi, imibereho inyuranye nk'uko mwayumvise, imirimo myinshi ku mugore. Yego, imirimo myinshi ku mugore, kubyara imbyaro nyinshi, harimo n'ababyara babazwe. Yego, ibyo byose bitera, byose n'ibindi tutigeze tudasubiyemo batubwiye, byose bishobora gutera ingorane iwacu mu muryango, bigatuma tutabaho neza, tutagira imibereho myiza. Mu biganiro by'ubutaha tuzagenda akantu ku kandi
kugira ngo iwacu mu muryango, ariko cyane cyane hahandi mu gikari nk'uko shangazi yabitubwiye, harimo ibintu biriho ngo byo guca imyeyo, hari ibyo bita ngo ba Mukagatare. Shangazi we wavuze ati nuko ruba rudafite urwasa, n'utundi nk'utwo dutuma iwacu mu muryango bitagenda neza. Mu biganiro by'ubutaha turabasezeranya ko TV10 izabagererayo kandi natwe tukababera kugira ngo iwacu mu muryango harusheho gutungana. Ngaho rero mugire umugoroba mwiza, mugire ijoro ryiza, muraraharyana naho ubutaha.